Tekereza isi aho mudasobwa ziri zikoresha ibyumba byose kandi zikoresha gusa imibare mike. Uyu munsi AI zirashobora kwiga, gutekereza no guhanga. Ni gute twageze aho turi ubu? Reka turebe uburyo mudasobwa zateye imbere kuva ku mashini ya mbere kugeza kuri AI y'iki gihe. Imashini ya mbere yakozwe mu gihe cya first generation yari vacuum tube ahagana mu 1940 ikora kugeza mu 1950. Generation ya mbere ya mudasobwa yakoresheje vacuum tube. Amamashini yo mu gihe cya vacuum tube yabaga ari manini cyane, yari yuzuye amasinga menshi ndetse n'uducupa twaka umuriro. Izi mashini kandi zakoreshaga amashanyarazi menshi kandi zikabyara ubushyuhe bwinshi. Abashoboraga kuzikoresha bari bakeya cyane, bakoraga mu gisirikare no muri science. Iyi mashini kandi yo mu gihe cya mbere cyangwa se imashini ya mbere abayikoze barabagabo bitwaga John Prosper Eckert ndetse na John Matro. Umuvuduko wayo yari 500 calculation mu isagonda. Iyi vacuum tube yakozwe mu 1940 kugeza mu 1950. Imashini yakurikiyeho cyangwa se second generation iyo yakoze kuva mu 1956 kugeza mu 1963. Iyo yitwaga transistors. Izi mashini za transistors zari nogeranyije na vacuum tube kandi mu mikorere zari zisumbuyeho gato kuri vacuum tube, bigatuma mudasobwa zigira ubunini buke, zikora vuba kandi zizewe. Iyi generation yatangiye gukurikizwa mudasobwa mu biro n'ahandi h'ubushakashatsi. Hanatangiye programming language nka COP na Fortran. Iyi mashini ya transistor yakozwe n'abagabo nka Bell Labs hari mu 1947. Iyi mashini kandi yo yakoraga vuba kurenza vacuum tube kandi nakora neza. Ari nacyo gihe imashini zatangiye kugera mu biro ndetse no mu mashuri makuru. Mudasobwa ya gatatu cyangwa se third generation yatangiye gukora kuva mu 1964 igeza mu 1971. Yo yitwaga integrated circuit. Integrated circuit cyangwa se IC zahinduye ibintu byose. Ubusanzwe transistors zari zisanzwemo aho ibihumbi byashoboraga gushyirwa ku ichipu. Mudasobwa zatangiye kugabanuka ndetse zitangira kujya zinagura make cyane, zinakora vuba cyane. Ubu nibwo twari dutangiye kubona mudasobwa muri laboratoire, amashuri n'ibigo binini ku isi yose. Aho iyi mashini yo yagaragaraga muri iceboard, mainframe ndetse abakozi batangiye kujya banashyiraho program. Muri iki gihe kandi ubwinshi bwa transistors bwari bwatangiye kugenda bwiyongera cyane, ndetse iyi mashini yari itangiye kujya icalculatinga ibihumbi by'imibare ku isagonda. Hano dushobora kwita tugaruka ku mashini ya mbere yakozwe vacuum tube, yo yacalculatingaga imibare 500 ku isagonda, mu gihe ya gatatu yo integrated circuit itangiye kujya icalculatinga ibihumbi mu isagonda. Imashini ya kane yari igezweho cyangwa se fourth generation yatangiye gukora kuva mu 1971 igeza mu 1990. Microprocessor CPU. Kuri iyi ngingo iyi CPU nayo igira amakategorane cyangwa se ubwoko bune. Igiramo motherboard n'ubundi bwoko dushobora kuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha muramutse mugaragaje ko mubishaka. Yose kuri chip imwe. Byatumye habaho personal computer cyangwa se imashini y'umuntu ku giti cye. Aha niho inganda za Apple bayoboye iyi ntambwe, aho banatumye mudasobwa zigera ku bantu benshi. Aho iyi mashini yari ifite graphical interface, keyboard ndetse na mouse. Kuri iki gihe kandi cya fourth generation zino abantu batangiye kujya bakoresha keyboards kandi bakoreshaga softwares, MS-DOS, Windows. Ku mashini ya gatanu cyangwa se fifth generations turasanga AI, artificial intelligence, iyo tuzi nka AI kugeza ubu.
yatangiye gukora kuva mu 1990 kugeza ubu ndetse no mu gihe kitazwi. Uyu munsi turi muri 5th generations cyangwa se muri generation ya gatanu. Mudasobwa zitekereza. Izi mudasobwa zitekereza nizo bita artificial intelligence cyangwa se AI. Iyi mashini kandi ikora ibintu byinshi cyane: gushakisha kuri internet, imodoka zidashinzwe cyangwa se zidafite abashoferi, ubuvuzi ndetse no guhanga ibintu. AI cyangwa se artificial intelligence ikoresha machine learning ndetse igakoresha na networks ndetse igakoresha n'amakuru menshi kugira ngo ifate ibyemezo vuba kurusha abantu. Kuri 5th generation cyangwa se artificial intelligence hahise haza AI interface, itangira gukoresha networks, hakorwa amarobo, hakorwa chat GPT, self driving cars cyangwa se imodoka zitwara ndetse n'ibindi bintu byose muzi bikorwa kuri iki gihe. AI yatangiye na Alan Turing hari mu 1950, ariko iki gihe ntabwo yari iratangira gukoreshwa ku mugaragaro. AI kandi ishobora kumenya ijwi, gutahura amashusho ndetse ikanakora analytics cyangwa se analyze, uhereye ku mashini nini nka vacuum tube kugeza kuri artificial intelligence ishobora kwandika, gushushanya no gutekereza. Mudasobwa zateye intambwe ndende cyane kandi vuba, kandi urugendo ntabwo rurarangira. Ejo hazaba mudasobwa zirusha ubwenge na AI, zirusha umuvuduko kandi zirusha kumva AI. Ndabashimiye abasimo kuba natwe muri iki kiganiro. Shimira abakanze subscribe, saba batarayikanda ko bayikanda, like, share, mukandika na comment mushyiramo ibyifuzo byanyu cyangwa se uko mubonye iyi video. Nge nitwa Olivier, Imana ibarinde.